Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse nanone nk'ibisanzwe muri kumwe na Horke, aho uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho gitoya ariko cy'ingenzi. Niba utarakora subscribe, please ibuke gukanda ku kazogera kandi ukore like kandi ujye woherereza ibi byigisho ku nshuti zawe kugira ngo nituzajya dushyiraho icyigisho nabo kigire akamaro kibamarira. Ese waba uri umucuruzi? Waba wibuka ko ejo ari tariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatante trading license? N'ejo 31 Nyakanga ni itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatante. Ese waba uzi uburyo ibihembwe by'ipatante bikurikirana? Ese waba uzi umwaka ibihembwe bibamo? Ese waba uzi amatariki yabyo? Ese waba uzi amatariki ntarengwa ya buri gihembwe? Niba ibyo utabizi, tujyane mu cyigisho bikwereke kuva kuri 0 kugera dusoje. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. Nkuko nabikubwiye rero, ngiye kukwereka uburyo umusoro w'ipatante igihe wishyurirwa, tariki ntarengwa, umusoro w'ipatante trading license, amenya igihe ukwiriye kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatante. Umusoro w'ipatante ushobora kumenyekanishwa no kwishyurwa ku mwaka cyangwa ku gihembwe. Kwishyura ipatante ku mwaka: niba uhisemo kwishyura ipatante ku mwaka, ubikora bitarenze tariki ya 31 Mutarama. Tariki ya 31 Mutarama niba uhisemo kwishyura rimwe ku mwaka. Bibutsa yuko ipatante ryishyurwa bigendeye ku gicuruzo uba ufite. Icyo gicuruzo uba ufite cyo mu gihembwe cyangwa se turnover y'igihembwe niyo ibarirwaho ipatante ikagira icyiciro igushyiramo. Rero igihembwe cya mbere kitangira tariki ya mbere z'ukwa mbere kigasoza 31 z'ukwa gatatu. Itariki ntarengwa yo kwishyura ikaba ari tariki 31 Mutarama. Ni ukuvuga ngo uyu musoro wishyurwa mbere. Ni license nyine. License bivuga uruhushya, bivuga uburenganzira, uruhushya rwo gukora. Ni ukuvuga rero license ni uruhushya, ntabwo bitandukanye na CIT na za TVA izo dusora nyuma yo gukora. Naho ibi ni ibanza wishyura ubone gukora. Aho rero ubanza kwishyura ukabona gukora. Niyo mpamvu tariki 30 Mutarama ari tariki ya ntarengwa yo kwishyura uyu musoro. Iyo urengeje bagushyiriraho ibihano. Ukwezi kugashira kuri 31 z'ukwa gatatu. Igihembwe cya kabiri gitangira ku itariki ya mbere z'ukwa kane kigasoza kuri 30 z'ukwa gatandatu. Tariki ntarengwa bikaba ari 30 Mata. Igihembwe cya gatatu twagitangiye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, tuzagisoza ku itariki 30 z'ukwa cyenda. Itariki ntarengwa yo kwishyura iki gihembwe twatangiye n'ejo 31 Nyakanga. Igihembwe cya kane gitangira ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kigasoza 31 z'ukwa 12. Ndizera rero ko byumvikana iby'ibihembwe uburyo bikurikirana. Niba umaze kubyumva rero, reka noneho twinjire muri systeme turebe uburyo uyu musoro udekararwa. Tufungura browser dukoresha, ngenda gukoresha Google Chrome nkuko nabibabwiye. Warangiza ukaza hano ukandikamo local.rra.gov.rw. Warangiza ugakanda enter. Inoza yacu ikaba yaje. Iyo imaze gufunguka rero, nta kindi ituza hano ku misoro. Hari serivisi imisoro, abafatanyabikorwa, ishakisha, ituza hano handitse imisoro, ukahakirika
ugashyiramo tini namba na password, ugahita ukanda kuri injira. Iyo wibagiwe tini namba ukanda hano kuri wibagiwe ijambo banga. Hano iyo imaze gufunguka uhita uza hano kwimenyekanisha, ugakanda ku misoro. Wamara gukanda ku misoro ugahita ujya hano kuri guhitamo umusoro. Hari igihe tini namba yawe iba yanditseho imisoro itandukanye yegura inzego z'ibanze, nk'uko uyu musoro nabibigishije mu cyigisho cya mbere. Niba utarize iby'ubwoko bw'imisoro ugende mu byigisho nigishije, uzabonamo icyigisho cy'ipatante aho navugaga ko ari umusoro wegura inzego z'ibanze. Ushobora no gusanga tini namba yawe iriho n'ubutaka. Niki rero iyi tini namba yacu yo iriho trading license gusa, ariko impamvu hano bakubwiye guhitamo nuko ushaka gusanga tini namba yawe iriho imisoro myinshi irenze umwe. Ukanda hano rero ugahita hano guhitamo umwaka 2026, tugahitamo hano icyanditswe kuri iyo tini namba. Nk'uko naha batubwiye guhitamo, ushobora gusanga iyi tini namba yanditsweho ubucuruzi butandukanye. Ushobora gusanga handitseho gutwika amakara, ushobora gusanga handitseho ibintu bitandukanye. Hano bagahita baguha guhitamo igihembwe. Tugahitamo igihembwe cya gatatu gitangira muri Nyakanga tariki ya mbere kikagera kuri 30 Nzeri. Tugahita tuza hano kukohereza, tugategereza gatoya. Ahangaha turabona ko igihembwe cya mbere twaracyishyuye cyabaye submitted, igihembwe cya kabiri twaracyishyuye cyabaye submitted, ni na full paid nk'uko mubibona. Ubwo rero tuhita tujya kuri iki gihembwe cya gatatu, nicyo batwoherereje. Igihembwe cya kane niba barakitwoherereza nacyo itariki zacyo nizigera doka ID yayo bazayohereza hano hasi. Ubu rero hano dufite ibihembwe bitatu, niyo mpamvu rero igihembwe cya kane kitarimo kuko ntabwo turakigeramo. Bohereza doka ID iyo itariki zacyo zageze. Uhita ukanda rero kuri doka ID, wamara kuyikandaho hano hagahita hafunguka table hasi. Iyi table bahita bakwereka ko umwaka turimo ari 2026, bagahita bakwereka igicuruzo cyose wacuruje. Ubona hano ko twacuruje igicuruzo cya miliyoni zingahe? Miliyoni 2,242. Ubwo rero ahangaha tugera gute rero? Iki gicuruzo system iba yarangije kugigushyiriramo, ntabwo hirwa ugishyiramo usanga system yamaze kugigushyiriramo. Iyo bakoresheje doka ID baba bamaze kubiteranya. Ahangaha urabona ugerageje gushyiramo makeya bahita bakubwira ngo the turnover you provided is less than the turnover obtained from the ABM or income tax, which is 2,242,400. ubona ko hano rwose amafaranga baba baguhaye aba ariyo, ntabwo ushobora kujya hirya yayo. Uhita uyakopiya rero hano rwose igicuruzwa baba bakigushyiriyemo, nta kindi kintu warenzaho. Ahangaha icyo uhita ukora uraza hano ukemeza ko ndemeza ko amakuru ari ay'ukuri. Hano ukahita nzi neza ko imenyekanisha ritari ry'ukuri, warikoze akurikiranwa. Ukahita ukora kuri calculate tax, bakahita bakwereka amafaranga ugomba kwishyura ko ari 25,000. Ukahita ukora kuri submit. Mara gukora kuri submit bategereza. Noneho igihembwe cya gatatu naya 25, kandi amafaranga agomba kwishyurwa ni 25. Toto igomba kwishyurwa ngiyi ni 25. Amafaranga akishyurwa bitarenze tariki 31 z'ukwa karindwi. Ngibi rero nuko tudekarara umusoro w'ipatante. Murabona ko byoroshye cyane, nawe wabasha kubyikorera. Niba hari ikibazo ubonye mu kudekarara umusoro w'ipatante, wajya muri komenti ukatwandikira tukagusobanurira uburyo bikorwa. Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, rero urabona yuko byoroshye cyane, nawe wabasha kubyikorera. Umusoro w'ipatante uroroshye. Ejo tuziga undi musoro, tuziga ubundi bwoko bw'umusoro. Ntuzabure, turacyafite imisoro imbere tugomba kwiga. Uyu munsi twari dusubiyemo umusoro w'ipatante kuko twari tugeze no mu gihe cyo kuwishyura.
kwibutsa abadukurikira yuko itariki ntarengwa ari ejo mu gitondo uzadekarara tunishyura, kuko iyo bigejeje mu masaha ya nimugoroba sisiteme kuyinjiramo ntabwo biba byoroshye. Bye bye, mwe muri kumwe na Horike, ntibibagirwe gukora subscribe. Bye bye. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. Bakunzi ba Digital Encyclopedic Tech